Yo, what up? It's your boy Wiz Khalifa, and you checking out Montreality. Wiz Khalifa ni umuhanzi w'umunyamerika w'icyamamare muri hip hop ufite izina rikomeye hano ku isi. Yubatse izina mu ndirimbo zivuga ku buzima, urukundo, ubwisanzure n'umuco w'imyidagaduro. Mu rugendo rwe yakoreye ibitaramo mu bihugu byinshi by'isi, akundwa n'abafana b'ingeri zose mu bihugu byose byo ku isi. Mu kwezi kwa karindwi k'umwaka wa 2024, Wiz Khalifa yari mu gitaramo cyabereye mu gihugu cya Romania mu mujyi wa Costinești, ahabereye iserukiramuco ry'umuziki rizwi nka Beach Priest. Mu gihe cy'igitaramo bivuga ko yagaragaye ankura umujyi ku rubyiniro mu ruhame. Igikorwa cyabaye ikibazo gikomeye cyane kubera yuko amategeko ya Romania akaze cyane ku bijyanye n'ibiyobyabwenge, kandi n'akantu gato kagendanye n'ibiyobyabwenge gashobora gutuma ibintu bikomera cyane, hagatangwa ibihano bikakaye. Ubwo Wiz Khalifa yatangiraga kunywera urumogi imbere y'imbaga y'abanyaromaniya bari barimo bizihirwa n'umuziki we, byabaye ngombwa ko polisi yo muri iki gihugu ibyivangamo. Wiz Khalifa arahagarikwa, mu gihe abanyamategeko barimo babumbura ibitabo byabo ingingo ku yindi n'ibihano bigenewe gukora icyaha kimeze gityo mu ruhame, by'umwihariko mu gihugu nk'iki ngiki kikizira cya Romania. Nyuma y'icyo gikorwa, inzego z'ubutabera zatangiye iperereza. Nyuma y'uko Wiz Khalifa amaze kubona yuko arakoze amakosa akomeye cyane kuba yaranywereye itabi ku rubyiniro rwo muri stage yo mu gihugu cya Romania, yanditse ubutumwa bwe kuri X asa nk'usaba imbabazi agira ati: "Show y'ijoro ryatambutse yari itangaza. Ntabwo nari ngambiriye kugira uwo nsuzugura muri iki gihugu cya Romania kuba naranywereye itabi kuri stage. Baranyubashye cyane ahubwo kubera yuko banditse nkagenda. Nzagaruka vuba, gusa ariko ntabwo nzagarura umwanda nk'uyu nguyu igihe nzagaruka." Mu ntangiriro, Wiz Khalifa yari yahanishijwe ihazabu y'amarley asaga 3,600. Aya ni amafaranga ahwanye n'amadolari 820, nibura n'ibihumbi 2,900 cyangwa se miliyoni by'amanyarwanda. Ariko abashinjacyaha baza kurujura icyo cyemezo. Icyo bajuraga ntabwo byari uburyo bwo kurengera inyungu za Wiz Khalifa, ahubwo byari ukugira ngo ibihano ahabwa biruteho gukara, kubera yuko icyo ari icyaha gikomeye cyane mu gihugu cya Romania. Mu mpera z'uyu mwaka wa 2025, urukiko rwa Romania rwakuyeho ihazabu rutegeka igihano gikomeye, igifungo cy'amezi 9 kubera gutunga no gukoresha urumogi mu ruhame. Iki cyemezo cyateje impaka nyinshi ku isi yose kubera ko Wiz Khalifa ari umunyamerika kandi atari umunyaromaniya icyo gihe. Gusa ariko ibyo ntibyakuragaho ko amategeko n'amabwiriza bikurikizwa muri Romania, kabone n'ubwo uyu muhanzi wabaswe cyane n'urumogi byaba ari umuntu ukomeye cyane cyangwa se uzwi hirya no hino ku isi. Ntabwo ibyo bikura amategeko y'igihugu asa agiyemo mu gihe yisanze muri ako kanyere k'umuturage waho. Kugeza ubu haracyari ibibazo byinshi byibazwa. Ese Romania izasaba ko Wiz Khalifa atabwa muri yombi cyangwa ashyikirizwa ubutabera? Ese abunganizi be mu mategeko bazaburana iki gihano? Ese bizagira ingaruka ki ku bitaramo bye n'umuziki we? Abanyamategeko bavuga ko urubanza rwe rushobora gufata indi ntera bitewe n'uko ubujurire buzagenda. Iyi nkuru igaragaza ko niyo umuntu yaba icyamamare ku rwego mpuzamahanga akaba icyogere ku isi yose, amategeko y'igihugu agezemo agomba kubahirizwa. Ntabwo ari ubuza guhindura amategeko ngo agumure abaturage ku buryo bari basanzwe. Uko waba ukomeye kose, ugomba kwibuka yuko inkuko iri iwawe ishonda umukara, byaba yagiye iw'abandi igashonda umweru. I hit the pedal once, make the floor shake, sway insides. Hey, my engine roaring, it's the big boy, you know what I paid for it. Icyemezo cy'urukiko cya Romania cyabaye isomo rikomeye ku bahanzi bose bagenda bakorera mu bihugu bitandukanye. Umuturage ukomoka muri Pittsburgh, Wiz Khalifa yakatiwe amezi 9 muri gereza ya Romania kubera gukoresha ibiyobyabwenge. Polisi yo muri Romania yahagaritse umuraperi mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa karindwi kubera gukoresha urumogi kuri stage.
mu kirori bavuze yuko yari afite amagarama 18 y'urumogi mu bubiko bwe. Reka tureke ibyo kuba Wiz Khalifa yarishe itegeko ryo mu Maniya akanywa urumogi mu ruhame kandi ari rujujwe n'amategeko, ahubwo turi bigiye baratangiriye n'impamvu yabyo ndetse n'ingano y'urwo ashobora kunywa buri munsi. Wiz Khalifa aganira n'umunyamakuru wa mbere yamubwiye yuko adashobora kumubwira igihe yaba aratangiye kunywa urumogi, gusa ariko amusobanurira yuko ari ibintu yigeze gukora bwa mbere ubwo ari mu isabukuru y'umuntu iwabo, yumva ari ibintu byiza akwiriye gukomeza. Uribuka inshuro ya mbere unywa itabi? Yego. Urabizi neza? Yego ndabizi. Wowe ufite imyaka ingahe? Ntabwo nkunze kubibwira abantu, ariko birumvikana ko wari muto cyane kurusha uko uyu munsi. Yego, nari muto cyane nk'iminsi mikeya, ariko urabyibuka? Yego. Wiz Khalifa yaje kuganira n'undi munyamakuru wa kabiri amusobanurira yuko yatangiye kunywa urumogi afite imyaka 16 y'amavuko ndetse ararukunda cyane kugeza n'uyu munsi. I started when I was 16. When you were 16? I started smoking every day. Nibwo yatangiye kunywa itabi buri munsi. Wow. So right around the time where you were becoming successful as a rapper. It was really like high school because makuru kubera ko I hated school. Numvaga nanga ishuri I was just so done with it. Ndirambiwe. Muhari wa munyeshuri utarakundaga kwiga nubwo yari afite amahirwe yo kwiga mu kigo cyiza. Ngaho urumogi yabitewe no kuba muri icyo gihe icyari kigezweho mu gihe cyabo ari ukunywa urumogi by'umwihariko ku banyeshuri bifuzaga kuzavamo abaraperi beza. Yararananiranye gusa ariko nanone hagaterwa imbaraga n'uko na nyina yarunywaga, bityo bose bakisanga hari icyo bahuriyeho. She was low key just super cool with it. It was like, yo, like I smoke, you smoke, we smoke, and you know what I mean? Wiz Khalifa yakomeje kuba inshuti y'urumogi kuva icyo gihe kugeza uyu munsi, ku buryo agereranya kunywa urumogi nko gukora imyitozo ngororamubiri yo kwagura ubwonko. Kuri we guhora usoma ibitabo no kwirirwa muri za library zo hirya no hino ku isi nta kintu bivuze cyane kurusha kunywa urumogi, kubera yuko kunywa urumogi kuri we ari nka meditation, we mu ruhu ubwonko kandi bikabwagura. Nguko uko Wiz Khalifa yisanze anywa urumogi, ariko nanone akaba afite umwihariko w'uko anywa rwinshi kuri rwa rwego rusa nkaho twavuga ko rwamubase. Wiz Khalifa ku munsi umwe ashaka kunywa udupfunyika cyangwa se wa muzingo bakora akanywa tugera kuri 30 twose ku munsi umwe. Wiz Khalifa kumutumira mu kirori cya Wiz neza yuko ahantu agiye gukorera ikirori hatemerewe kunywa urumogi, bisa nkaho icyo kirori cyaba kidashoboka. Iyo ni misiyo idashoboka. Inkuru ya Wiz Khalifa iratwibutsa ko umuziki ushobora guhuza abantu, ariko amategeko yo agasigara akomeye nk'uko yahoze. Mu gihe utegereje uko urubanza ruzarangira, dore yuko ari nacyo kintu isi yose hanze amaso mu bijyanye n'amakuru y'ibyamamare. Isi yose ikomeje kureba yibaza uko icyamamare cy'umuziki kizatsindira urubanza rw'amategeko cyangwa se gishobora kuzatsindwa kigakatirwa nk'uko byateganyijwe n'amategeko. Mu kudushyigikira ushobora gukanda like, ugakora share, ugakora na subscribe niba ari ubwa mbere tubanye. Nitwa Nsengiyumva Olivier, nezezwa no kubagezaho ibiganiro byiza kandi bicukumbuye. Iyi ni isoko y'ubuvumbuzi, naho ubutaha.